ndifuza ko ungira inama. Ndi umudamu w'imyaka 29 wubatse, ufite abana 3, umaranye n'umugabo imyaka 5. Umugabo wanjye ni umukozi pe, araduhahira, adukorera buri gishoboka cyose mu rugo, kandi jewe ntacyo nkora. Umugabo wanjye akora Kampala, nahinduye location. Aragenda akamara amezi 2 cyangwa se 3, akagaruka mu rugo, nabwo akamara ibyumweru 2 akongera agasubirayo. Ariko mbere yo kunshaka nari mfite umu ex nkunda kandi abari hafi cyane, turahura akenshi. Abana banjye b'impanga ba mbere, umugabo wanjye yaje mu cyumweru naryamanye n'umu ex wanjye. Ariko abana bavutse baza neza basa n'umu ex wanjye, umutwe, amaso n'amaboko n'amaguru neza fotokopi. Ndaceceka. Turishima mu rugo yuko dufite impanga, n'umugabo wanjye arishima pe. None n'umwana wa 3 nuko nguko yaje asa n'umu ex wanjye neza, we noneho fotokopi. None Muchoma, ngira inama. Umugabo wanjye yavuze ngo turekeraho kubyara kugira ngo aba bana 3 tubone uburyo biga ahantu heza, tubahe ibishoboka byose kubera ko ari bake. Mbigire ni ese nkomeze ndebe uburyo namubyarira nawe abe, ese mve mu rugo mbigenze ute? Ubu nashobewe neza burundu. Mumbabarire ungire inama, wo kabyara we. Mumugire inama. Ya, mumugire inama pe. Namwe mumugire inama. Nta kintu navuga ku izina ry'Imana. Kanigendere.